diro uri kumva ko amafaranga menshi pe kandi urabizi ngiye n'amafaranga tuvindimwe ntago ngomba kureka kuyakorera nabona nica umuntu ntago uramwica nje navuze ngo zana amafaranga tugomba kugabana ku murimo wagurishije gutari ugwawe ntureba urahungira ese ko mushaka kwikira ngaho reba ushaka munyubahe basi munyubahe ndakubwira waburetse buretse teganye kubitira igegera nutamfata ndakwenda gusureba tuza sibyo murekera abantu babaga mu mungana gutya mukaza mukarwanira mu muhanda abana bareba ko kikarubanya watenga kidihari muri mujya no mbuzaho ubona wamubonye umutekano reka ibibazo byanyu nta mwakice mukabiganiraho mutarwanye dore impamvu ndimo konga kumukubita ndamutse ngukomye akantu gatonya rahira ko urashaka kubyara tarakura kabyageza amagaraga hano nubwo atari yo yigutena murekera ako gasatsi ariko wamfashe kwirukana mu mudugudu cyangwa ufungire sawa wo mutuzere nuko nkubashye tuza nawe kwicara no mu kabari tubiganire mujye nuko nkubashye ngiye nuko nkubashye tugenda tujye hano mu nzu tubiganire ureke kurwana nshaka kugufungira we babare hano nakubashye yamazina ntabwo namwizera oya yibeshe nyine yibeshe genda hari nta kibazo uragarutse none umusenyeye umuryango yewe n'amabyariro yewe n'amabyariro niyi ninuza urajuragira iragize asama cyane ariko tandukanye umunwa guveho n'ugundi bimere nk'ibishwanyu amabiswi gose nagawe sibyo hari n'ibindi akira n'agandi nago mabombo naga bamwe Bibiliya utagirira ku jambo ry'Imana kandi byo iribaga rigize byose ni byanjye byose ni ibyawe bijane ubujye gushaka ubwo ntabwo unaniwe twagiye kwicara ahantu tukaruhuka Rosa nkwereke wabonye ye soma ye Yeremiya Yeremiya yarari umuhanuzi ukomeye cyane ariko ijya ntiwifate ngo njye kabombo niko nkunda ibyo byose ni ibyawe wirire ajya ngo kwana kwinyabika ahantu hagize da ahubwo nawe ubwoba mfite nawe ni nkaho ari bwo ufite nanjye ndi gutinya cyane gutinya iki nagize icashara no kwifatana mwiriwe
urahusha yego nzanye tuno dukweto ngo nsubirizemo urudodo te gahunda mfite ndashaka ngo tunsubirizemo urudodo tutaza kumbadukira usubizamo urudodo kanze nkubanzirize ariko si kanze ndazikurikizaho mu kanya kamanze ngirira uyu munyamahane tankuramo iyo kotsa ariko se muze wabanje ukandudira ko nifite gahunda sugeragayo ntabwo ngeragayo muzabona abasenze yego sha gacari umwana wowe ariko sha reka skajarirwa ari gutiganda imitungo ya rubanda bafite rezo n'impamo ya muvu papa se hari imitungo y'abantu wasanga utamuzi kandi mubanaga uriya ni nk'isiha muze nkorera inkweto nigendere mfite gahunda ngiye kujya mu mujyi agize se kanze ndarudoda ariko shasi impanganye n'umugabo hano ari kuntesha umutwe ngo nimubarizera kandi wagira ngo turaziranye nta nubwo azi ko wenda tutaziranye umugabo se urimo kugutesha umutwe ko mbona uri wenyine nta wundi mugabo muri kuvugana uwuvuga ari he yaba angana ate oya shaka ungano se uko angana kose nzi ko yakubwera bweza kandi ukanaririmba byemeye ndikumubwira ariko wambabariye koko wewe singaho vayo umwibwirire umva mbese nose urugutinya guseba nje nutuma nseba hajya ko narenze kugira n'amadayimoni oya ntabwo ari amadayimoni mbese igabago icyampa mugacakirana wenda kubishogoshogo gakakumpakirira nibwo wakumva ubushongore bwago ampakira se amadayimoni yawe aranze mwese ubwo ntabwo ndi bwicare kirabasa akabomba Yesu nashimwe nahimbazwe ntacyo nawe konsoma waguze utubiswi turyoshye inuze komeza ukonsome ndi kugushakira umurongo gujanye n'ibi ngibi turimo ubwo umurongo umeze ute begukuru ndandagira umura ariko siwabonye ko ndi umwana mwiza se hano aranditswe ngo abayuda n'abisiraheli bagwana abayuda n'abisiraheli bagira gute barwana ngo bukeye amasiya umwami w'abayuda aja inama atuma kuri Yowasi mwene Yowasi mwene Yehu umwami w'abayisirayeli ati vayo twibonanire kumva ko kantu
ngo Yehu yatumye Yohasi. Yohasi atuma Yehowahazi. Uyu Yehowahazi ubwo yari Ahazi. Ati vayo tugire gute tubonane. Nanjye ugu munsi nshaka kubonana nawe. Yego sha mukwerekesha. Mukwerekesha. Ariko si ikibazo uramutse mubonanye agiye none yansara nakurushaho. Agusara na se ngewe waranze. Uwo mugabo aranze. Ariko hamwe ariko rata urukweto rero mbese andigere nzi ko ndukomeje uko biri kose nabundi umugabo ubwo ntacyo ariko rero bigere oya ariko iyo muri kugera aha buri gihe cenza abagabo iyo bigeze bari kundeba zirakomeraga. Reba aho hirya n'uyu mugabo nikwambwiye nawe areba aho yazakunyuriza urudodo ugarutse unamurebe nimba imbere hakomeye Ni gutya. nawe ari kureba uko yaje aramfasha kuko niwe uzi nushikaga cyane. Uracisha mu rudodo. Inaho ngaho Hano gutya. Hari ikindi gisigaye. ya Muze yakira amafaranga rero ndagaruka ngiye muri dushe ndasanga wazishoje. ariko wanyereka aho uri koge sishawe iyo uri muri dushe ubonaga hameze nako wumvaga bimeze bite. Ntacyo ubwo ndagira ndazikuri kirana. Ariko aganigo wari umpaye nose wari unyishuye. Ntakwishura. Oya sha koko umubona kwishuza waburimo sha. Aba bamutekano nibo baga bagashoroje mu marondo andahubwo. Asa nayibikira amafaranga urimo ko. Nubwo wago wari unyishuye gagumane. Ago gandi nago mbese ugure nagapipa ho hirya. Muze umpaye amafaranga. Niki nta kwimasha. Urakoze. Ariko uzamfashe shahu uyu mugabo uzankiranure nawe wenda azakuboneho gusa. Urakoze. Ubwo se uwo mugabo azikura umuntu mwiza. Uwo mugabo azikura umuntu mwiza. Uzamfashe shahu nkiranure nawe. Zazo uwo mugabo munyereke nganire nawe. Hasi uko Imana yazabihinduye. Ko numvaga ngo yakamije inyanjira kama yazabihinduye abageze mu zabukuru tugasubira mu buto koko. Nakakisunika neza pe. Mbese kagira ibintu bimwe na bimwe dusobanurirana cyane ko nyine kandi twabonanye ibintu bigize ku buryo umuntu yagira nawe uri gusobanukirwa kandi cyane. Yagira ate? Uyu Yehowahazi Oya se kandi yaragize kanze nongere ndishaka abami ba kabiri ndamenya bari he baje barabishira mu bami ba kabiri n'abambere hose bakaba harimo Yehowahazi. Dusoma amaganya ga Yeremiya. Nese kandi tugiye mu maganya? Yego ta ibintu by'isi byarakaze uzi ko nakubonyemo abazimu. Reka mbaza uti bari abazimu se kandi bagenda ute bari he? Biyoroheje se ahubwo ariko se ubundi ushaka iki? Ariko uzi nawe ubonye amabombo nguhaye? Nayabonye. Kandi wakoze pe? Nakoze kandi cyane. Wakoze cyane rwose. Aba bazimu rero bamaganya ga Yeremiya bari kujya bombo. Oya da. Abazimu se kandi nibo bariye bombo? Twaba ducuritse inkuru. Twe kuvanga Bibiliya nibi turimo. Bitabangamirana. Turi kuca abazimu. Muri abazimu bawe barakaze.
Ese kandi bakaze bateze. Ubundi hari ico twize bitaga dichlorphenil ethane. Ico uracize? Oya. Ntacyo nzi. Abo bazimu babaga bashariye nkaco. Ubwo rero nuko basengera. None umwanzuro gundi gubuguhe. Urabasengera ute? Kuno turabasengera. Ako wimpunga twari ndamwe. Nese urabasengera ukoraho. Ukundi gukora ukirukankande njanye. Sugusenga. Reka dusenge. Ese undi ushaka iki kurimo kundeba cyane wisetsa? Reka nze nkubwire. Ariko wimpunga wikwiruka nkurukujaye. Hari icawe njanye gukora n'Imana. Ntacyo twaye. Ariko nge numiwe pe. Je nshaka kugira ngo abo bazimu Imana yanyeretse bakurimo mbice. Inkoni nayigendanye ni ndende kandi rabyibushe nk'iya Mose. Je nshaka kubakubita bagahangayika. Rukumva. Ese kandi gusibye utangiye nibi. Ariko reka abantu bakubita bazimu bapfa. Abo bazimu se bari mwishipo. Ndakubwiye ngo ndabasukaho n'amazi. Sugageraga gubugingo. Amazi y'ubugingo se umuntu arayagira. Nturizi wabura kugenda guco gusa nkutarejejwe. Koko. Aba nume. Ariko se ubundi pastor wabaye iki? Ntaco ndi kukubwira kitagize. Iko. Inuza. Iki se? Inuza. Oya mbabarira. Ariko umva ye mukobwa. Gegerara. None se uragiye na biscuit zanje ninuza igize. Ariko burasi nje ubwishera. Iyo mugeze hano nkahita mvuga ye mukobwa nshaka ko dusambana. Hagahita ndira amabombo none nanje turi gusambana. Yawe. Jenono mana yacha. Mabombo ganje garagiye. Data we. Mana we. Ayiwe data we. Gikundi mbwira chance ubirevu. Umva icyo narinje kukubwira nuko umugabo amaze kungeraho. Ngiye kuva muri rya rugo rwose nigendera. Yakoze iki? Uyu mugabo wawe rwose amaze kundambira ngo ashaka ko ndyamana nawe. Mana yanjye. Oya rwose. Suriya musaza yagiye yiba. Mbabarira ndakwinginze. Ume nk'ibindi byumweru bitatu. Gusa urumva ibyo bintu bishoboka koko atangiye kumenyera bigeze hariya. Umva mubwire reka ngiye nkugurira amayinite niyongera kumenyera uzabamagara ubimbwira. Mbabarira. Ngewe hariya gahunda yanjye ndimo igiye kurangira. Usibye gufasha aya mafaranga. Umva ikindi nanone umva sabi rwose nawe atangiye kuzajya amenyera ntesha umutwe buri gihe. Cyo cyihorere. Nzakwereka ibyo ngikorera. Uriya wenda mwishobore naho uwo musaza ugenda umwihanganire ndakwinginze bikorere ngewe sibyo? Banze mbona amafaranga. Ndanje rwose. Ihangane. Umva ugire vuba rwose kuko maze kurambirwa pe. Ibyumweru bitatu ntago bizarenga sibyo? Kandi ihangane. Sibyo? Ubundi se bimeze bite birimo kugenda neza? Biri kugenda neza ndi kubona gahunda iri hafi guca mu nema bundi kubwira wihangane tuza tubona ayo mafaranga umuntu atazaba yaruhiye ubusa. Sibyo? Umva mubwire ahubwo akazi ni kenshi hari ahantu. Hari igisaza cyitwa ngo namabyariro gifite amafaranga. Ngo ntama? Namabyariro gifite amafaranga. Hari ahantu rero umuntu agomba kuhagendamo neza sibyo? Icyo gisaza se kiba muri uyu mudugudu? Kirahaba. Kirirwa hariya nyine kiba cyaje yo sinzi ibyo cyakirema. Aha ngaho ndumva ari sawa nta mabyariro. Sawa nta kibazo. Umva bye naho kuri telefone sibyo? Sawa nta kibazo merci.